ndabirambiwe umugabo arananiye iminsi 3 mu gasozi usazi ko tubaho ngo mama biteze mu byiza Joana nasi kuri kwivugana bite ubu se siko maze igihabaye ibyo bya papa nibyo biri kugutesha umutwe bitawunesha so ubu ntago mwaburaye nose niba twaburaye riga nawe bibye biguha isomo bimbi isomo si isomo rimeze gute kuri amaboko mu mufuka nawe ukora dushaka ngaho se mwigishoro wigishoro saba abakora bose nuko bacuruza wakora iki nta mafaranga ufite ubuse ugiye kwa muturanye hano hiri ukamubwira ati nta kazi nkuhingire yakakwima akazi nkufuri yakakwima umva rero ngiye nkubwire Joana ibintu byo kwirirwa mfurira abaturanyi ntago nabishobora ngo noneho utegereze uwo papa ari hehe nitwa ngo mfite umugabo hariye uwo mugabo se napfa ntago uzabaho mbabarira cyane ariko ubundi byose si we kabitera ajya kugenda ntago twari twashwanye nose ni ngewe wabwiye umugabo wawe ngo agende ni we watumye agenda agufatana n'abasore ku muhanda ngere reka nkubwire mama wikivovota ngo umugabo amaze iminsi 3 adahari uri kumva kandi ikibazo ufite si uko umugabo yagiye amaze iyo minsi 3 adahari no ufite ikibazo cy'uko nyine nta kintu yasize hano mu nzu mbiguha isomo rero nawe ushaka ikintu ukora kuri amaboko mu mufuka ntugategereze umugabo wagiye kuko ntubuze uko ari buze ngaho nkawe nk'umwana nabyaye kandi ufite icyukora ufite akazi ngaho nshakira icyo dukora sawa nyine ibyo byo by'akazi ndabitekereza mushakira icyo ukora ko nawe ntukajya wirwa mu rugo ngo utegereje umugabo ntago umuntu abaho kubera undi ako Joana ujya wibuka ko ndi nyoko ari mama ariko nyine ujya ukura amaboko mu mufuka uzi gutwita amezi 9 ukabyara umwana ukamushyira hariya ukamurera njyewe kwanza ngiye kuzajya nicara mu ndere nanjye muzajya mwererwamo karaga amabuno ngo nzajya njya kwirirwa mfurira abantu nawe nzajya mbonera kuko ngo ntayiruka kumfurira ikanzu ariko se mada weho bimeze biti kiri kuratinyuka byutse wicaye hano nani isone ejo nyine nagusanganya mujyana hariya se ubundi ufite ikihe kibazo wanditse ko ubu yifata isuku ukajya mu murimo ukajya guhinga aho kubyuka wica hano saa turi bukenera ibyo kurya urakeneye ibyo kurya wagabanyije amahano nk'ubu urabona iyi nda wanteye no kujya guhinga urabona bivamo ubundi se ko waransanganye na mujyana ngaho enda naguteye njyewe nabwirwa n'iki se kiyo ari iyanjye nabwirwa n'iki kiyo ari iyanjye madamu se wa mugabo we kuko wagiye ushyiramo n'ikigongo urabona uyu mwana nzabyara n'ukuntu ntoteza kuko urabona we yaza atekanye ubu nazagucapa njyewe si ubundi indi uri guhora unkangisha ubundi umwakugira nuko njyewe mana yanjye umuryango wacu ubundi nta mugore wigeze uzana ubugoryi nk'ubwo ngubwo wigirisha ariko aho kugira ngo ninirirwa hano nagukubita ubu reka nigendera ariko amahirwe uzagira nuko uzabyara umwana dusa ubundi nubyara umwana tudasa njyewe uzambona wa mugore Imana yanjye kugubira itotezwa nzarivamo abakozi ubu nimero z'izo zagiye umwana se yaba yarazisibye ari kuzibona ra wenda ukomanga kanze ngukingurire narinje kukureba maze iminsi nguhamagara nkumva nimero yawe itariho uyu munsi mfata umwanzuro ndavuga ngo reka nze ngurebe ndebe kuri mama none ngize n'Imana ndahagusanze zanze nicaye hano akira agatebe nawe wicareho maze ngabanirize mbwire ukuntu bimeze iyi murakoze icara hano aho hari akazuba kakira mu gacucu muhorakira amakuru yawe usenya ndaho n'ikibazo nyine muragenda babona ko mu buzima si ibibazo by'isi kare ko bimeze ko ntacyo wabihinduraho muhorakira
ibibazo bimereye nabi uzi ko maze iminsi 3 narabuze umugabo wanjye ni ukuri kw'Imana ntabwo wamenyera ntago yaba yarageze hano ko nzi ko akunda kuza kureba uwiwawe mujyanama se nzani yaba yaragiye cyane kuri ubu njyewe ndavuze reka nze nkubaze kubera ko nzi ko akunda kugendana n'uwiwawe wenda wabuzi wenda agace aherereyemo urabizi ndakomeza nshakisha amakuru ningira icyo menya ndakubwira uyu munsi ubu ntabwo nzi ahantu yaba aherereye reka ngende kubera yuko ni mu rugo mu nkono nta kintu mfitemo abana banjye bataza kwicwa n'inzara nanjye rero kubera amahani yanjye n'agatuza nta kintu ndabasha gukora urabona mba mfite n'imbaraga nkeya ihangane nta kibazo erega Imana niyo nkuru reka nkurenze irembo kangende njya gushaka iby'abana barya Imana nimfasha nkabibona tuzasubira ariko mbabarira umumbarize humura nanjye ngiye kubijyamo ndabahiza n'abandi bantu nimenya amakuru ndahita nguhamagara ninde ukomanga umugenzi uvaho ukajya he narinje hano urashaka nde ndashaka mwebwe none se hano si kwa mujyanama yego nshaka mubyeyi ngiye kukubwira amakuru ariko ayo makuru ntabwo ari meza kuko amakuru arababaje byagenze bite umugabo wawe rero twamusanze ari hepfo mu muferege yapfuye ariko mu bigaragara nyine ni isuri yamutembanye baba mwana we mwamubonye muri ruhurura yapfuye ari hepfo rwose nyine baba niho mwana makuru yanjye ajya we ugezeho mwashakisha uburyo mwaza kuhagera nyine bibaye byiza mukagira Imana ishobora byose we mwana wa